yamwambuye urukundo none ashaka no kumwica burundu akamurimbura. Iyi ni story part 2, ni igice cya 2 cy'inkuru y'urukundo hagati ya ALINE na Kevin. Rimwe na rimwe ntabwo umuntu akubabaza gusa, ahubwo hari n'igihe ahinduka n'umwanzi wawe. ALINE yatekerezaga ko inkuru ye n'urukundo na Kevin yarangiye burundu, ariko ntiyarazi ko ari nabwo ubuzima bwe bwari bugiye guhinduka ndetse bugahinduka inzozi mbi cyane. Hari hashize amezi ALINE yitandukanyije na Kevin, yari amaze kwiyubaka buhoro buhoro, ariko umunsi umwe yaje kwakira ubutumwa budasanzwe. Ni ubutumwa yakiriye atazi ngo ninde ubwanditse. Ubutumwa bwaragiraga buti: niba ushaka ko hatagira ikintu kibi kikubaho, uzongere uhure na Kevin na rimwe. Icyo gihe umutima wa ALINE ndetse n'ibitekerezo bye byagiye kure, yibaza ati se ninde muntu yandikiye ibi bintu, ariko nta gisubizo cya nyacyo, nta n'icyizere yigeze abona. Ijoro ryose ALINE yaraye adasinziriye. ALINE yigira inama, ahitamo kujya guhura na Kevin, ariko ahitamo kujyayo atari wenyine. Yajyanye n'inshuti yiwe magara yitwaga Sandrine, bajyana mu ibanga. Baramukurikiye gahoro gahoro kugeza aho bagiye aho hantu, no kugeza aho bageze ahantu hitaruye. Kevin nawe ntiyari wenyine icyo gihe, yari kumwe n'umugabo utazwi usa naho afite ubukana ndetse n'uburakari bukomeye cyane. Uwo mugabo mu ijwi rikomeye kandi rituje ariko riremereye yahise abwira Kevin, aramubwira ati: ugomba gucecekesha kiriya gakobwa, kazi byinshi cyane kandi kazatumerera nabi, kari kanatanga n'amakuru yacu. ALINE yumvise ayo magambo, hanyuma umutima uramurya, ubwoba buramwica. Hanyuma aribaza ati: ariko se barashaka kunkorera ibiki? Barashaka kunyica? Ko numvise uriya mugabo abwira Kevin yuko bashaka kuncecekesha, ni ibiki bashaka kunkorera? Ubwo niko uwo mugabo yongoreraga Kevin, ariko mu ijwi rirenga amubwira ati: nibinaba ngombwa n'ubuzima bwe twabutwara, kuko kari agakobwa kazi byinshi. Wa mukobwa witwa Sandrine w'inshuti ya ALINE bari bajyanye, yahise yegera ALINE aramubwira ati: ALINE, urabyumvise? Ibi si urukundo gusa uri kwirukankamo, ni ikibazo gikomeye. Aba bagabo ni abagome bakomeye cyane. Uri kumva amagambo bari gukoresha na gahunda bafite ko atari gahunda nziza? Aba bagabo ugomba kubagendera kuri, bashobora no kuba ari abicanyi. Baje kumenya ukuri rero. Sandrine ndetse na ALINE baje kumenya ko Kevin yari yarijanditse mu bikorwa bibi bikomeye cyane by'abantu bafite amafaranga kandi babakire cyane, bakoraga ibintu bya magendo, ubucuruzi bw'abantu, kwica abantu ndetse n'ibindi bintu by'ibiyobyabwenge bikomeye. Ariko aba bagabo bakaba bari abantu bakomeye cyane. ALINE yari amaze kumenya byinshi kuri bo, ndetse amaze no kumenya imitekerereze yabo ndetse na gahunda yabo ya buri munsi. Kevin rero nyuma yo kumenya ko ibyo bintu nabyo byose bimaze kumenyekana, yarahisemo igitekerezo kibi cyo kwirinda ubwe habe no kurinda ALINE habe na gatoya. Mu yandi magambo, yari yarahisemo kugambanira ALINE, ariko we akaba umuheza nguni, akirinda n'iby'urukundo kuri we byagaragaraga yuko yari yanabivuyemo. Mu ijoro rikurikiyeho rero ALINE yarahisemo kugaruka mu rugo kugira ngo agende ari kuruhuka, ariko arimo arataha ALINE mu nzira ajya mu rugo yumva hari umuntu umukurikiye, intambwe ku yindi nyuma ye, intambwe ku yindi nyuma ye. ALINE yarahindukiye areba inyuma, arebye inyuma abona nta muntu uhari, ariko akumva hari umuntu urimo kumukurikira umugenda bunono gake gake, bucece bucece. Arongera aragenda, intambwe ziriyongera zumvikana, agahindukira kugira ngo yumve ko nta muntu umukurikiye, ariko yareba inyuma akumva nta muntu umukurikiye. Muri ako kanya nibwo telefoni yiwe yahise isona, akirebaho asanga ni Kevin uri kumuhamagara. Kevin yahise amubwira ati: ALINE, ndagusabye unyumve neza kandi witonze. Biriya bintu byabaye byose n'ibiri kuba byose ntabwo ari ngewe wabiteye, nta nubwo ari ngewe wabiteguye, ariko ibintu byamaze kurenga burundu. Icyo ngomba kukubwira rero, niba utitondeye ibintu urimo n'ibyo wamenye byose, umuntu yazana gucecekesha kandi warangira burundu. ALINE araceceka, aratuza, yumva ibintu byose Kevin ari kumubwira birimo umujinya ndetse no kumutera ubwoba, maze ALINE ako kanya yahise yemera ko ubuzima bwe buri mu kaga n'akangaratete. Bukeye bwaho Sandrine wa mukobwa wari inshuti ya ALINE ntiyigeze aboneka. Telefoni yiwe ALINE yayihamagaraga ntiyitabe. ALINE atangira gutinya kurushaho. Nyuma y'amasaha makeya yakiriye ubutumwa bukurikira. Ubutumwa buvuga buti: ibi byose byatangiye kubera wowe. Amarira mwuzura mu maso, ALINE yumva umutima wiwe uraremereye cyane.
arababara, agahinda karamwica, abura icyo afata n'icyo areka, abura yacira n'ayamira, mbese muri make ahera hagati nk'ururimi. Yatangiye kuvuga ati ese ibi ngibi si urukundo, ahubwo menya ari intambara hari nishoyemo. Nyuma y'amasaha makeya Kevin yongeye guhamagara Aline, amuhamagara ijwi riri hasi rituje cyane, ariko kumva ko ririmo uburakari n'uburemere. Aramubwira ati Aline, ndagukunda cyane ariko ntabwo nshobora kugukiza, none se ushaka kungirira iki? Aline niko yamubazaga arimo aranarira cyane. Aramubwira ati genda kure y'aha hantu kandi wibagirwe byose, cyangwa se namwe murabyumva. Kevin yahise amubwira ati genda ujye kure yanjye, cyangwa se bazakubona imbere yanjye, kandi nibakubona imbere yanjye ibyo bazagukorera birenze kure cyane ibyo njyewe nagukorera. Aline akimara kumva yuko ibintu ari uku nguku bimeze, yahise ahagarara gatoya aribaza, ahita ajya mu cyumba yireba mu ndorerwamo, areba iyo amaso yiwe yahindutse. Ahangaha yaratangiye kuvuga no gufata umwanzuro, aravuga ati ubu ngubu ntabwo nkiri wa mukobwa woroshye cyane ugenzwa no gukunda gusa cyangwa urukundo gusa, ibi nanjye mfite kubihagararamo. Arangije ahamagara Kevin, aramubwira ati oya Kevin, sinzongera guhunga, ubu noneho ni njyewe ugiye gushaka ukuri kuko ibintu bimeze, naho ibyo guhunga byo ntabwo bizongera kubaho. Narakwihanganiye kenshi, nagutwaye gake kenshi, nakwetse urukundo, ariko naje gusanga uri inyamaswa utari n'umuntu ukwiye kuba ahungirwa kure, kuko aho naguhungira hose n'ubundi mwazansangayo wanamugane. Ubu ngubu rero oya, ndaguhakaniye, sinzongera guhunga, ngomba nanjye gushaka ukuri. Iyi nkuru rero iracyakomeza ku gice cyayo cya 3. Ese kuko urabona ari nazarokoka? Ese Kevin ni umwanzi cyangwa ni umuntu wafashwe akazitirwa n'ibintu bimurenze uburemere? Reka dutegereze igice cyayo cya 3. Kandi subscribe kuri GB INFO Rwanda, wandike hasi ati ese Aline birakwiye yuko agomba kurwana cyangwa akwiye guhunga? Hanyuma usigemo like cyangwa comment, tuzakomeza n'igice cya 3 cy'iyi nkuru. Nitwa LG Batista, ciao ciao. Part 3 iraza vuba.